retinol ni ingredient y'agatangaza cyane, gusa ni imwe muri ingredient ikosa rimwe ukoze ushobora kuzaryicuza igihe kinini. Reka mu kanya turebe amwe mu makosa abantu bakora retinol ntigira umumaro n'umwe ibaha, ahubwo ikangiza uruhu rwabo. So iyi video irebe kugira ku musozo, niba nawe ugeze muri cya gihe cyo gukoresha retinol, cya gihe cyo kwirinda ko uruhu rwawe rwatangira gusaza imburagihe. Ikosa rya mbere abantu bakora iyo bagitangira gukoresha retinol ni ugukoresha percentage nini. Iyi yacu sinabitindaho, nayo ifite percentage nini, ariko mu gihe uyikoresheje gake gake result urayibona. Iyi yacu ifite 0.8. Percentage nini ntabwo bivuze ko aribwo uzabona result zihuse, ahubwo irritation ishobora kuba nyinshi. Iyo retinol uyikoresheje ugahozaho, bizagufasha kuba uruhu rwawe rwakora collagen, uruhu rwawe rwakwiyuburura mu gihe cya vuba vuba. Mu bintu bizakubaho nukoresha percentage nini cyane kandi uri umutangizi, ingaruka zizakubaho nuko ushobora kubona uruhu rwawe ruri gushishuka, cyangwa ukabona uruhu rwawe rwanze kuyakira, uruhu kumva ruri gushya gutya. Ariko iyo uyitangiye gake gake result urazibona. Wikwirukanyira gutangira retinol ukoresheje percentage nini. Mu yandi makosa abantu bakoresha retinol bakunda gukora ni ugukoresha retinol buri joro. Ayo ni amakosa. Reka uruhu ruhumeke. Nuyikoresha buri joro, exfoliation uzayikora ryari? Urumva ko iyo uyikoresheje buri joro exfoliation urayibagirwa. Nubwo retinol iguha exfoliation benefit, ariko ntabwo iguha benefit nk'uko wakoresha exfoliation zabugenewe. Ugitangira gukoresha retinol, icyumweru cya mbere yikoreshe rimwe mu cyumweru, cyangwa uyikoreshe kabiri mu cyumweru. Noneho nubona uruhu rwawe rwatangiye kuyimenyera, bari gutangira kugenda uyongera gake gake, ariko nabwo ibyiza ntibirenge 4 mu cyumweru. Nawe iri kuyikoresha buri joro, uba uri kwangiza skin barrier yawe, uba uri kwitera ibibazo byo kuba wazana ama dark spot, aribyo twita PIH, post inflammatory hyperpigmentation. Rero irinde kuba wakoresha ijoro. Irindi kosa abantu bakora iyo bari gukoresha retinol, kuyikoresha ku ruhu rutose. Ama actives yose bibaye byiza wayakoresha ku ruhu rwumye, kuko iyo retinol uyikoresheje ku ruhu rutose, uruhu rukiriho amazi, biba bivuze ko n'uwisiga ku kanya product ihita igera kure, kandi iyo product ise ikora vuba vuba na irritation nazo zihita ziyongera. Niyo mpamvu ibyiza retinol nuko wayikoresha ku ruhu rwumye. Mu yandi makosa abantu bakoresha retinol bakora ni ukudakoresha moisturizer nyuma yo gukoresha retinol. Ibyo biba ari amakosa, kuko aya ma active za retinol zongera uruhu kuba rwatakaza amazi, zongera dryness, uruhu rukuma cyane. Rero ikintu moisturizer zigufasha ni ukulockinga in ya hydration usanganywe. Niba ukoresheje retinol, hita ukurikizaho moisturizer, cyangwa ukore sandwich method, kwa kundi ubanza moisturizer ku ruhu, ukahita ubona gushiraho iyi retinol, utongera ukarenzaho moisturizer, kuko twarabibonye ko ibyo bintu iyo ukoze sandwich method bigufasha kugabanya irritation. Andi makosa abantu bakoresha retinol bakora ni ugukoresha retinol n'izindi actives nyinshi. Ibyo biba ari amakosa. Niba ukoresheje retinol, reka gukoresha vitamin C. Ntubikoreshe mu mwanya umwe, kuko ibyo bita byongera irritation. Ugasanga uri gukoresha retinol wakarabye cleanser irimo za benzoyl peroxide. Ayo ni amakosa. Niba uri bukoreshe retinol, karaba isabune yawe yoroheje, cleanser yawe itarimo za salicylic acid, kuko iyo ukoresheje ama actives mu mwanya umwe, n'ama inflammation ariyongera, kandi inflammation yongereye nibwo tutangira kuzana ama dark spot, nibwo ushobora kandi gukansoringa imwe nikore hagakora iyindi. Urumva ko ari amakosa. Ni ngombwa cyane kwirinda ko wakoresha actives ebyiri
mu ijoro rimwe. Retinol kugira ngo iguhe umusaruro nuko uyikoresha muri simple routine. Andi makosa abantu bakora ni ukuhita bashaka guhita babona result ya vuba, atabona iyo result ya vuba akahita ahindagura akajya ku yindi retinol gutyo gutyo. Aya aba ari amakosa. Retinol ushobora gukuraho iminkanyari mu gihe cy'amezi 6 cyangwa n'umwaka ushobora gushira, akaba ari bwitangira kugukuriraho ama fine lines. Ngira ngo murabizi mu minsi yashize nanjye nari ndi mu bantu bakuragaho ama fine lines, kandi urabona ko improvement iri kuza, biri kugaragara ko za fine lines ziri kuvaho. Rero retinol niba ushaka result yihuse rwose ntabwo uzayibona. Byibura ibyumweru 4 kugera kuri 6 uba watangiye wenda pagging, kwa kundi uruhu rutangira kureactinga biba byatangiye gushira. Naho guhera ku byumweru 6 kugera ku mezi 3 cyangwa 6 ni bya bimenyetso byo gusaza vuba ku ruhu biba byatangiye kuvaho. Kuyireka rero vuba ni amakosa, cyangwa kuzihindagura egare ko pagging nabwo ititangira, urumva gutangiye kuri 0. Andi makosa abantu bakoresha retinol bakora ni ukutirinda izuba. Ugasanga urakoresha retinol ntiwirinde izuba, cyangwa n'unakorera application. Ibyo bishobora gutuma uruhu rwawe ruba sensitive ku zuba, ugasanga wazanye amabara ku ruhu cyangwa uruhu ruri gushya byoroshye. Rero ibyiza niba wakoresheje retinol, kora application, koresha retinol yawe neza, unakoreshe na sunscreen, nibwo uzabona umusaruro. Naho mu gihe udakoresha sunscreen, ahubwo za collagen zawe izuba zirongera zikazirya, ugasanga na benefit ni imwe retinol iri kugukorera. So niba ukoresha retinol, koresha na sunscreen, koresha na moisturizer, nibwo uzabona benefit wifuza. Andi makosa abantu bakora ni ugukoresha retinol ku ruhu rwangiritse. Ubundi niba uruhu rwawe rwarangiritse, reka ibintu by'ama actives. Twara uruhu rwawe nkaho uri umurwayi, banza urusane ubone kuzakoresha ama actives, kuko nukoresha ama actives uzaba uri kongera uruhu rwawe ibyago, cyangwa ruzanakire hashize igihe kinini. Retinol ikora ku ruhu rwose rumeze neza, uruhu rutari damaged cyangwa uruhu rutafite igisebe. Kubwira ko barrier yawe uruhu rwawe rwo hejuru rudakeneye gukoresha retinol, ni cya gihe urukoraho kumva ruri gushya, urukoraho kumva rurakurya, cyangwa uruhu rwawe rutwikwa byoroshye n'izuba, cyangwa uruhu rwawe ruratukura. Icyo gihe nuza retinol ntabwo iba ari yawe. Retinol kugira ngo ubone result ikora ku ruhu rw'umuntu wihangana, umuntu uhozaho, umuntu uzi ibyo ari gukora, umuntu uzi gukurikiranya skin care product uko bazikurikiranya. Niba utabizi ushobora kwandika muri comment, nkaza kukubwira ukuntu wamenya uko bazikurikiranya, cyangwa niba utaramenya n'umumaro wa retinol kandi ugejeje imyaka 25 kuzamura, wanyandikira muri comment, nkaza kukubwira ukuntu watangira gukoresha retinol gake gake. Impamvu retinol idakorera benshi ntabwo ari ingredient, ahubwo ni uburyo ki bayikoresha, ni uburyo ki batazi amategeko yayo. Sangiza ino video abandi bagenzi bawe uzi bari hejuru y'imyaka 25 bamenye uko retinol bayitwa. Wibuke kandi gukanda kuri subscribe niba utari wayikora, kugira ngo bino biganiro byo kwita ku ruhu rwawe bitazajya bigucika, kuko uko umenya kwita ku ruhu rwawe ni nako y'amafaranga utakaza kuri skin care ushaka ikindi kintu yashoramo. Kuko skin care hari benshi twara amafaranga menshi cyane. So skin care ibyiza banzu yisobanukirwe, banzu yige, banzu umenye ni iki uruhu rwawe rukeneye, ubundi ubone gukora skin care. Naho hanze aha rwose trends za social media nta kintu zizagufasha. Murakoze cyane.